izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Nshuti bavandimwe bakunzi bacu, Shalom, nimugire amahoro. Padiri Dominique ubasuriza hano i Roma. Murakaza neza muri gahunda y'umugisha, umugisha twakira, umugisha Nyagasani aduhereza, umugisha uduherekeza, udushoboza kujya mbere mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mugubwe neza rero mwese, cyane cyane mwebwe abagenda biyandikisha, mwebwe abagenda muba bashya muri uyu muryango, mwebwe abafatanya natwe mu kugeza iyi nkuru nziza, musangiza abandi ubutumwa mutihugiraho ngo mubugire ubwanyu mwenyine, ahubwo mukabusangiza n'abandi. Twese Nyagasani aduhane uyu mugisha kandi yumve iteka amasengesho yanyu muvuga nyuma yo kumva iyi nyigisho, dore ko iyo umaze kumva iteka hari ijambo ubwira Imana nyuma y'inyigisho. Nawe wandika hepfo aha ngaha rero, isengesho ryawe Nyagasani aryumve kandi aryakire. Reka rero twongere tuvuze tuti: Nyagasani mwana wa Dawudi tubabarire. Kristo mwana wa Dawudi tubabarire. Nyagasani mwana wa Dawudi tubabarire. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu yanditswe na Matayo umutwe wa 10 umurongo wa mbere kugera ku wa 7. Muri icyo gihe Yesu ahamagara abigishwa be 12, abaha ububasha bwo kuganza roho mbi no kuzirukana, n'ubwo gukiza icyitwa indwara n'icyitwa ubumuga cyose. Dore amazina y'izo ntumwa 12. Uwa mbere ni Simoni witwa Petero, na Andereya murumuna we, Yakobo mwene Zebedeyi na Yohani murumuna we, Filipo na Barutolomayo, Tomasi na Matayo umusoresha, Yakobo mwene Alufeyi na Tadeyo, Simoni w'Ikana na Yuda Isikariyoti wa wundi wamugambaniye. Abo 12 Yesu abohereza mu butumwa kandi abihanangiriza agira ati: nimwerekeze mu karere k'abanyamahanga kandi nimwinjire mu migi y'Abanyasamariya, ahubwo musange intama zazimiye z'umuryango wa Isirayeli. Aho munyura muvuge ko ingoma y'ijuru yegereje. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Yezu Kristo arahamagara muvandimwe intumwa 12 ngo aziha ububasha. Nawe uyu munsi birashoboka ko aguhamagara, ndetse n'igihe wemeye kubatizwa ushobora kubona nkurikira utaranabatizwa. Icy'ingenzi ni uko iri jambo ari we rigenewe uyu munsi. Iri jambo ni umwihariko wawe. Iri jambo rishobora kuba rije ari siripurize rigutunguye, ariko hari icyo riza gusiga mu mutima wawe, biterwa n'uko uza gufungurira Nyagasani uwo mutima nyine. Yezu Kristo aravuga, arahamagara. Ni igihe twakwita amoma decisive, igihe nyirizina, igihe nyacyo, igihe gikwiye, igihe simusiga cyo guhamagara aba 12. Yezu Kristo arahamagara aba 12 akabaha ubutumwa. Yezu ntabwo aguhamagara gutyo gusa ngo ngwino urebe, reka da, ntabwo uri indorerezi. Yezu Kristo yaguhamagaye, iyo akurembuje, yavuze ati ngwino, hari icyo abaguhamagariye. Kuko iyi si hari abantu bahamagarira abandi ubusa. Umuntu akaguhamagara, umuntu ukajya ahantu, umuntu ukagera ahantu ugasanga nta kirimo, cyangwa se umuntu akaba yanaguhamagara ibintu bidasobanutse, bidafututse. None Yezu arahamagarira abe 12 ubutumwa buhe: mubabwire ko ingoma y'Imana yegereje. Royaume des cieux. Ingoma y'Imana ni iki? Ubwami bw'Imana, ingoma y'Imana turimo uyu munsi tuzaninjiramo imbere. Ingoma y'amahoro, ingoma y'ituze, ingoma y'ihumure, ingoma y'umutekano nyakuri. Ntabwo mvuga uwo ku iyi si, ndavuga ushobora no kuba muri iyi si harimo gake, ariko w'umutima. Yezu arahamagara aba 12. Iyo tubonye Matayo arabyitondera cyane. Ihamagarwa ry'aba 12 ntabwo ari ihamagarwa ryo mu kigare, ntabwo ari ihamagarwa ryo kuvuga mase ikivungereka da. Yezu ahamagara buri muntu ku giti cye. Burya rero hari igihe abantu tubyitiranya. Buno buzima twinjiyemo, buno buzima turimo bwa gikristo,
Imana iteka iguhamagara ku giti cyawe. Niyo mpamvu mujya mwumva ngo no ku munsi w'imperuka ngo umugabo azaba ari hejuru y'inzu, umugore menya ngo ari gusya, umwe agenda undi asigare. Ingoma y'Imana, nubwo hari abo Imana ihitamo guhuza kugira ngo babane, biba byiza kandi bikaba agahebuzo iyo aba bana mu mubano w'Imana babanye neza, maze ibisa bigasabirana, bityo n'igihe bahamagawe bakazajyana muri iyo ngoma y'Imana. Ariko iyo bitabaye ibyo, ujye wibuka iteka muri iyi si ntawahamagawe n'undi. Rappel personnel, guhamagarwa ni buri muntu ku giti cye. Niyo mpamvu utazatanga n'impamvu kuri kanaka. Hari umuntu nigeze kumbwira turugana ati abana banjye barancumuza, umugore wanjye arancumuza, umugabo wanjye arancumuza. Ntabwo bagufitiye ububasha bwo kubatangaho impamvu. Imana yaguhamagaye ku giti cyawe. Ndibuka igihe nari nshinzwe enfance missionnaire, nigeze kujya mu gihugu cya Kenya i Nairobi, hari ihuriro ry'abana. Bajyaga bavuga ngo we are called and sent like apostles. Twarahamagawe kandi twoherezwa intumwa. Nawe muvandimwe rero warahamagawe kandi waroherejwe nk'intumwa. Kubera iki? Gutangaza ingoma y'Imana aho munyura hose. Mubanze muramire ziriya ntama za Isirayeli, kuko Nyagasani ntabwo ajya kubanza kureba abandi, rega ujya gutera uburezi aranabwibanza. Yezu kuko yabonaga bari Abayisiraheli bameze nk'intama zidafite iki? Umushumba. Niyo mpamvu ngo yagiye iteka abagirira impuhwe, kuko nawe uyu munsi agufitiye impuhwe. Yezu arakwitegereza, Yezu akakubona, Yezu akabona uburyo ubayeho, uburyo ushikamiwe, uburyo ubabaye, uburyo cyangwa se wishimye. Ariko ndavuga aha ngaha gusa ku ruhande rw'imibabaro, akakugirira impuhwe, akakoherezaho abantu batandukanye nk'intumwa kugira ngo wongere bakurokore. Niyo mpamvu Yezu avuga ati nimugende, nimugende, nimugende. Kristo Yezu akuzwe. Mu ba 12 iyo twitonze tukitegereza, Matayo nk'uko yabyitondeye atanga lisite. Ntabwo ari rokiritoma Yezu akora. Rokiritoma muzi icyo ari cyo? Sinzi ko nabyita, ariko rokiritoma ni nka kwa kundi bavuga bati abantu bashaka akazi ni bangaye bakazana ikivunji, reka da mukaza muri nka 200, ariko ugakora ikizamini akagiramo bamwe batsindwa abandi bagasigara. Iyo ni ukurokirita. Hari abantu bagiye kujya muki murahaza wo bahamagarira abantu imirimo nk'iyo, mukabona mwitabire nk'ijana, bakozemo 2 abandi barasigaye. Reka da, Yezu ntabwo akora rokiritoma. Yezu arahamagara kandi buri muntu mu izina rye. Yezu araguhamagara, ntabwo aguhamagara mu kigare, reka da, mu izina ryawe, kuko yaranakuze utaranavuka. Ntaravuka warunze Nyagasani Imana. Niyo mpamvu iteka igihe numvise ijwi ryawe ngomba kuvuga nti karame Nyagasani, ndi hano kandi nteze amatwi kandi niteguye gukora ugushaka kwawe. Izi ntumwa 12 Yezu ahamagara zigaragazwa n'iki? Uko mwabyumvise, yewe barimo ibyiciro 2 aba ari byo tuvuga by'ingenzi. Harimwo ababi, batwakwita ababi b'icyo gihe. Urugero, Matayo uri kwandika ivanjiri yari umusoresha, yakaga ikoro arigemurira abaromani hano i Roma turi. Umwuga yakoraga wafatwaga umwuga w'ubugambanyi wa kenyege. None se tutageze no kuri Matayo da, nitwivugire na Yuda Isikariyoti ngo wajyaga cyangwa se uzamugambanira. Yezu yari Imana, yarazi byose, akamutora, agatoramo n'abandi tutabonamo mu ntumwa 12, nubwo bavuga 12, ariko bakubwiye ngo urugero Barutolomayo yakoze iki? Barakoze, ariko hari impact imirimo yabo aho bitagaragara cyane. Nivuze Petero ukavuga hari ababagaragara bakoze bigaragara nyine kubw'inyandiko tuzabo twakiriye tuhita tubibona. Aha rero icyo nshaka kukwigisha cyangwa se kubwira ni iki?
Yezu atora ababi n'abeza. Yezu ntabwo atora nk'iyi si. Yezu ntabwo avangura. Kwa kundi yavuze ngo erega sinaje kubera abazima, ni ukubera abarwayi. Nubwo Yezu yaje kubera abarwayi, ariko n'abatuma. Ntabwo Yezu agendera ku butoni avuga ati gutya na gutya. Kwa kundi isi itora, isi hari uburyo itora, isi hari uburyo irobanura, isi hari uburyo yitegereza igashyiraho kondisiyo rimwe na rimwe zidafututse. Hari ahantu twigeze kujya, bari bagiye gutora umuntu uhagarara itsinda, umuntu uri bumurikira aza kubyumva aramenya ibyo ari byo. Umuntu ahimba kondisiyo kugira ngo uwo ashaka ajyeho, urumva, aravuga ngo rero ngo iri tsinda ngo kugira ngo uriyobore ngo ugomba kuba ngo umaze igihe iki n'iki, ngo hanyuma ngo urimo nko muri uyu mwaka uyu n'uyu. Ahimba ibintu aradupfukirana, turamureba. Akora ku buryo izo kondisiyo yashyizeho, izo ngamba cyangwa se iyo mirongo cyangwa se ibyo bisabwa bisigara na wa muntu yashakaga gusa. Naramurebye n'abantu, ariko wa muntu we nawe urarwaye rwose. Ibintu ariko abantu bakunda ubuyobozi we, yarabihimbye. Niba hari umuntu uri kunkurikira arabyibutse. Nubwo aho twitabiriye mu matora ari ahantu hatandukanye, ariko ndibuka ryari itsinda rwose, turajyayo barabihimba we, baratondeka, arabivuga arabirata. Nyuma yaho nza kumubwira ariko tuvugishwe, buriya iyo uza kutubwira ko ari mwene wanyu wishakiraga ko ajya kuri buriya butumwa, ukareka kwirwa usigiriza. Kandi yari amatsinda yo muri kiliziya, ntabwo ngiye kubeshya ngo ni hanze, ntari muri kiliziya, ariko ari agatsinda ko kuyobora gasanzwe. Nuko kubona umuntu arahimba ibintu bitandukanye, ni ikikwereka rero imitorere y'isi ihabanye n'imitorere y'ijuru. Yezu arahamagara ababi n'abeza. Yezu azi ko ijambo binashobotse azabagezaho rishobora kuzabahindura. Yezu uhamagara Petero mu ntege nke ze, murabizi yamwihakanye na gatatu, ariko aratinyuka akamushinga ubutumwa. Yezu ni nawe uhamagara Pawulo, wamye nubwo atari mu 12, ariko atoteza imbaga y'Imana, nyamara Nyagasani aramubenguka maze akamuha ubutumwa. Nyagasani Yezu rero ni uko akora. Yezu ntabwo akora nk'abana b'abantu. Yezu nawe yaguhamagara kandi yagutungura. Yezu reba ibyo yagukoreye, reba ubutumwa yaguhamagariyemo, n'iki watanze. Reka da, Yezu iyo aza gukora nk'uko isi ikora, nkeka ko amahirwe wamuboneyeho, ubuzima bwiza wamuboneyeho, uba utarabugize. Ni uko arenga imitekerereze ya muntu, arenga imikorere ya muntu, arenga imboni. Uko muntu n'iyi si bakora siko Yezu akora. Nawe rero uyu munsi Yezu nk'uko yahamagaye aba 12, nawe yongere aguhamagare. Hari abantu benshi bashaka Imana, bashaka kwamamaza Imana, bashaka kogeza inkuru nziza, ariko hagati yo kwamamaza inkuru nziza bagahura na birantega nyinshi. Ngiye muri buno butumwa aho ngereye hano kuri YouTube, njya mubona n'abantu benshi barira, abantu benshi batakamba, abantu benshi bamwe bageze no mu mihamagaro, ariko abandi bakabirukanamo. Mama yewe, umuntu akagera mu muhamagaro ntavuze, narondoye ko ntashobora kuvuga ibintu bitandukanye. Igihe cyo kubivuga yenda ntikiranagera, hari igihe kizagera tukajya tubivugamo utuntu duke duke, ariko tutagamije kugira gute, kugira ngo twubake abantu. Umuntu akaba yageze mu muhamagaro, undi akamugirira ishyari, undi akamugirira urwango, undi akamugerekaho ibyaha, undi akamubeshyera, undi akamuhekenyera, bikarinda bigasoza amurangije, amurunduye, amukubuye aho yari ari, avuga ko ari gukorera Imana, ari kuvuga ko ari kwiha Imana, ari kugira gute. Umuntu erega akaba abayeho mu marira kubera undi muntu. Ikesi nyinshi nagiye mbona abantu benshi barira, abantu benshi bababaye, barira kubera abandi. Niyo mpamvu niba hari umuntu wigeze ubangamira mu mwanya cyangwa se mu rugendo rwo kugana ijuru, ariko wowe ukaba uvuga ko
uri gukorera Imana kandi uri gukandagira abandi, uragowe, urababaje. Ufite amatwi yo kumva niyumve, habwirwa benshi akumva bene yo. Yezu Kristu abahamagaye 12 ngo abaha ububasha. Ububasha bw'iki? Bwo gukiza icyitwa indwara cyose no kwirukana roho mbi. Ariko ububasha igitunguranye ni uko ntabwo ari kubuha abantu twakwita parfait, ntabwo ari intungane. Ni ukuvuga ngo ubuntu bw'Imana, impuhwe z'Imana, imbabazi z'Imana zibanziriza ubutungane bwa muntu. Ako sinzira muri kukumva bavandimwe. Kuba warabatijwe, burya igihe ubatijwe ujya ukaba umukristo ugahamagarwa, ubwo bubasha buri mukristo wese yifitemo ububasha yawe na Nyagasani bwo kwirukana roho mbi no gukiza abarwayi. Ubihabwa rero atari ukuri intungane. Hari igihe umuntu ujya kuvuga ngo ariko se kanaka ngo buriya ngo misa ye bijya bibaho ngo ngiye sinajya mu misa ya kanaka ngo buriya suriya we ngo buriya ngo uko ameze uko mubona ngo yasoma misa nkayijyamora ngo aha sha uzamenye kuri kure nk'inyenyeri niba uri muri iyo mitekerereze. Imana iduhamagara, Imana ikadutora itagendeye ku busukurwe bwacu. Imana itwambika ubwo bubasha bwo kwirukana roho mbi, bwo gukiza ubwo burwayi, itagendeye ku bwiza bw'imitima yacu, ahubwo ku mpuhwe n'imbabazi bibanziriza ubutungane bwacu. Maze nibura twamara no kwambara ubwo bubasha bw'Imana, tukaba natwe duhamagarirwa kwisukura umunsi. Ariko ntibikuraho ko niyo bimeze gutyo umuntu ashobora gukora ibikorwa bigakoreka. Ni nayo mpamvu bazakubwira ngo nubwo wabona umuherezabitambo agiye gutura igitambo, mu kanya kashize wamubonaga ari mu ifute runaka, Yezu amunyuramo nk'igikoresho. Ushobora kuba udatunganye, ukomeza kugira ubwo bubasha, izo mbaraga zo gutura igitambo cyangwa se gukora ubwo butumwa, kabone n'ubwo wowe utejejwe, ariko ugakora uwo murimo weza abandi. Yezu rero abahitamo, ntabwo abahitamo kubera ko batunganye, ko ari beza. Reka da, Matayo yari muri ya misoro, muri ya gasutamo yakira bya bifaranga n'iki, ntiwamenya n'ibyo yari arimo. Zakeyo usamuhamagara ngo ngwino, nyamamagaye ari muza? No, Yezu aguhamagara mu ntege nke zawe. Humura rero, ntukajye witinya, ntukajye ugenda buhoro wububa ureba hasi ngo Yezu nanjye niyangeraho. Nta muntu utari umukandida ku ijwi ry'Imana. Yezu Kristu yohereza intumwa ze, ntabwo abanza kuvuga ngo nimuba mumaze kwitegura rero, hari uburyo isi itegura abantu bagiye mu bintu bitandukanye, mubanze formation, mubanze mukora ibi. Reka da, ziriya ntumwa zize hehe? Ziza ngahe? Reka da, Yezu imbaraga z'Imana zirahagije. Niyo mpamvu rimwe na rimwe hari igihe iby'Imana dushobora kubibara nk'isi. Mutagatifu Yohani Mariya Vianney ngo mu ishuri yari umuswa, ewana byari byaramwishe kabisa, ariko bagiye no kumwirukana byakomeye. Sinzi niba mwarasomye amateka ya Mutagatifu Yohani Mariya Vianney umusaseredoti, mu mutwe byari byaragiye byose, ariko Imana igira gute? Ikora ku buryo iraranje, ku buryo agera ku busaseredoti. Niyo mpamvu hari igihe ugera ahantu ukajya kuvuga ngo ugomba kuba ufite amanota ya n'aya, ugasanga isi uburyo ikora. Yego umuntu siminyura ko umuntu ashobora kugira ngo ujye muri ubwo butumwa, n'icobora kuba warasomye ko ari na byiza, ariko hari igihe usanga imibare na kondisiyo isi kugira ngo ujye mu by'Imana isi iri gushyiraho, ugasanga ari imibare y'isi nyine. No, tugomba kureka une petite distance, tugomba kureka akantu gato, tukareka umwanya w'Imana, tukamenya ko ibyo turi kujyamo cyangwa ibyo abantu bari kwinjiramo ntabwo ari ibyacu. Imibare yo kuri iyi si yo twayijyamo, ariko iteka tugomba gusigariza Imana umwanya. Umukristo rero nawe nk'uko nahoze mbivuga haruguru, warahamagawe. Ababatijwe bose ntabwo ari abapadiri, ababikira, abafureri. Buri muntu wese iri jambo aroherezwa kugira ngo abe umuhamya. Yesu niwe wavuze ati muzambere iki? Abahamya. Aho ukora, aho utuye, aho ugenda, abo mwegeranye, abo muganira, muzambere abahamya. Kujya kuvuga ubutumwa bwa Kristo kandi
ugomba kumenya ko ubu bubasha tubukura he? Muri rya jambo ry'Imana dutega amatwi iteka, muri ya masakaramentu twakira, muri rya sengesho tuvuga, aho hose tuhambarira imbaraga z'Imana zidushoboza kujya gukora bwa butumwa bwa Nyagasani Yezu Kristo. Intama zazimiye za Isiraheli, Nyagasani Yezu ari kuvuga uyu munsi ni izihe? Reba niba abandi bose bababaye, uri kubona ba bandi bameze nk'abasigajwe inyuma n'iminsi, ba bandi ubona isi y'uyu munsi itakitayeho, ba bandi batavugwa neza, ba bandi bashonje, ba bandi bababaye, ba bandi, abo nibo twakwita intama zazimiye za Isiraheli, kandi nibo Nyagasani nawe agutumaho, muzambere abahamya. Uyu munsi ushobora kubwira Yezu uti ndashaka kugutumikira Yezu, nanjye mpamagara Yezu, cyangwa se narahamagawe ariko sinumvise Yezu, ariko uyu munsi ndashaka kukubera umuhamya, ndashaka kujya mu butumwa, nyambika imbaraga Yezu. Nambitswe imbaraga, yenda sinanabyumva, sinanabyitaho, ariko uyu munsi mvugururamo imbaraga Nyagasani Yezu, ubu ni iteka ryose. Amen. Nyagasani Yezu nabane namwe. Kwa byose nabaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Dominique i Roma. Mwese mbifurije umunsi mwiza. Alleluia.